Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Tito. Inkoramutima yanjye, koko rero ineza y'Imana soko y'umukiro ku bantu bose yarigaragaje, itwigisha kureka kugomera Imana no gutwarwa n'irari ry'iby'iyi si, kugira ngo guhera ubu ngubu tubeho turangwa n'ubwitonzi, ubutungane n'ubusabaniramana, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire, hamwe n'ukwigaragaza kwa Yezu Kristu yisesuyeho ikuzo, we Mana yacu y'igihangange, akaba n'Umukiza wacu witanze kubera twebwe, kugira ngo aturokore ubugome bwose, kandi yuhagire umuryango ugenewe kuba ubukonde bwe, no kugira ishyaka ryo gukora icyiza cyose. Ariko igihe higaragaje ubuntu bw'Imana Umukiza wacu, n'urukundo ifitiye abantu, yaradukijije itabitewe n'ibyiza twaba twarakoze, ahubwo bitewe n'impuhwe igira, idukirisha icyuhagiro dukesha kuvuka bwa kabiri, no guhinduka abantu bashya muri Roho Mutagatifu. Kandi uwo Roho yamudusakajemo ku bwa Yezu Kristu Umukiza wacu, kugira ngo tube intungane, kandi twiringire kuzahabwa umurage w'ubugingo bw'iteka, tubikesha ubuntu bwayo. Iryo ni ijambo ry'Imana.